dusabe wanjye nzagukunda sheri wanjye dusabe ndagukunda maibu sheri wanjye ndagukunda maibu mobe maibu sheri wanjye maibu y'igihugu mwambara mukangira inama. ariko reka kuri uyu munsi w'abakundanye tukiri aho ngaho nyine ndagaruka kuri ako kantu gato kuri uyu munsi w'abakundanye watubabareye ukaturirimbira nk'akaririmbo k'urukundo yenda iyo uri kumwe na Dusabe bari kumuririmbira. Zari ifi nziza iryoshye, hari ahantu nzi ugira ugatuza mu bwiza bwihariye, aha hari amahumbezi atagira uko asa, aho nta handi ni Amazing Beach. Amazing Beach ku Mashyuza ni Rubavu. Amazing Beach si akabari gusa, ahubwo ni isura nshya y'ibihe byiza n'ubuzima bushya ku bantu bazi kwinezeza. Ifi yaho iyi ni umwihariko, ni ifi ikiri fresh ivuye mu Kivu, yokejwe mu buryo bugezweho, yuzuyemo intungamubiri zubaka umubiri, icyanga cyayo cyo ni ntagereranywa. Iyi niyo mpano ukwiriye, akabari gatuje gafite ibinyobwa byose, byaba iby'iwacu cyangwa iby'ahandi, ibisembuye n'ibidasembuye, turakwakirana urugwiro. Waba wifuza kuruhukira ahantu heza kure y'urusaku na stress by'umujyi, amacumbi ya Amazing Beach ni igisubizo, ahatunganye hisanzuye, hateguwe mu buryo bujyanye n'ibyifuzo bya buri mushitsi. Aha niho iminsi ivamo ibihe bikavamo inkuru. Amazing Beach iri ni isanzure rigenewe inshuti n'umuryango, uganira n'abo ukunda mu busitani buherereye hafi y'amazi, utamira ifi witurije. Dusange i Rubavu hafi y'Amashyuza, ni ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Duhamagare kuri 0785 30 86 58 cyangwa kuri 0788 88 Amazing Beach ni ahantu hatuma wibagirwa isi ukibuka ko utandukanye. Uyu munsi se naho muzaba batandukanye. Ukundana no gutandukana, I think gukundana no gutandukana. Umunsi w'abakundanye ni Saint Valentin. Ukundana no gutandukana. Banzitanguze tube tugira. Yakama gukunda no gutandukana ngo ni kimwe. Aha. Yakaba ko banguka ukomeze dusobanurire. Yego, ni icyo babwa Dusabe noneho. Icyo nabwira Dusabe ni uko twatandukanye mu nzira nziza, nta mutima mubi uhari. Mwarabibonye uko yagiye ambwira ngo nambaye nabi, kandi ikigaragara cyo nisa neza. Uyu munsi agusabye imbabazi ntago wazima kubera ko ari umunsi w'abakundanye. Nta mbabazi nyine azi gusabye. Uransaba imbabazi z'iki? Impamvu mwebwe mufosinga mushyiramo imbaraga ngo Dusabe ngo wazasaba aransaba imbabazi z'iki? Azabanza ambwira impamvu ansaba imbabazi. The reason why njyewe yakamuhana. Ashobora kugucira bugufi. Imana izabaho umugisha. I'm telling you the truth. Babwije ukuri. I'm telling you the truth. Nzovu nawe yagabanye n'umugore we, kandi bavuze ko ari we wamugiriye inama nawe. Nzovu nawe barapase uko byagenze. nabo nta kintu asigaranye. Nubango bayizi yarafite jerekani nibase na matera yararagaho. Yarafite matera yararagaho. Bayizi rwose Este niwe wari wazanye ibya bintu abishyira mu bya Nzovu. Nari mari nitwe twabizanye tubishyira mu nzu ye, turatarama turanywa. Nari mari ngo rero Nzovu yarafite ijerekani nibase na matera ye, nta n'amarido yari afite. Ko murabyibuka nohereza n'amarido Nzovu akayanga yijyanira, nayasigiye Dusabe byose arabifite. Utayatwaye nari gutwara ngende umujura njyewe. Oya ndavuga nyine kutayajyanye. Sinigeze nsabiriza no mu muryango wacu.
none ni iyihe nama wagiriye Nzovu kugira ngo utandukane na Esther ko bavuze ngo Yaka niwe nshuti ye y'inkoramutima? Wemera ko Nzovu ari inshuti yawe y'inkoramutima? Njyewe nifuzaga ko Nzovu yatandukana na Esther ko Esther ntiyamukundaga ko no kumakabiza imbere y'Abanyarwanda. Uri gusetinga neza? Yego tubwire, kamera iriho. Niba ngo njyewe Nzovu ndamukunda, ntabwo yagombaga kubana na Esther rwose. Umugore ujya gusambana akamara ibyumweru 2 muri loji agataha kwa Nzovu, urumva Nzovu hari umutekano yari afite? Ibyo bisobanuye iki kuri wowe? Njyewe nta n'umuntu wanyinisha, njyewe nubwo dusaba twatandukanye ntabwo yajyaga ajya gusambana, ariko se yaragenda akajya gusambana agataha kwa Nzovu. Ibyo bintu wowe ukunda Nzovu wabyihanganira koko? Ni ikibazo, very great problem. Ikindi Nzovu nako yakatubwire, ari wowe na Nzovu ubona yenda nk'umuntu waba ushobotse cyangwa wumvikana cyangwa wagirwa inama akazumva kurusha undi arinde? Bo ntabwo nakwishyira hejuru kuko sindi hejuru, Imana yonyine ni iri hejuru. Imana yaremye Nzovu niyo imuzi, Imana yaremye Yaka niyo imuzi. Ntabwo rero nava ngo nduta Nzovu kandi nduta, ntabwo rero njyewe najya hejuru ya Nzovu. Akurusha imyaka? Andusha imyaka rwose. Ariko uremera ko imyaka ari imibare? Ibyo nibyo wenda muvuga mu kiganiro kuri YouTube, ariko njyewe icyo nkubwiye cyo Nzovu aranduta, afite imyaka 53, njyewe mfite imyaka 40. Urumva andusha ingahe? Afite 53, wowe ufite 40, akurusha 13. Thank you very much. Turumva namusuzuma. Oya gusinda kuri Saint Valentin nawe nahemukiye, nawe natutse. Cyangwa uri mu rundi rukundo wasanga uri muri usereburira? Ariyo mpamvu wasinze agacu. Ese buriya bafashe nka Nzovu bakamuha Dusabe, bagafata Esther bakamuguha, urwo rwo urabona rwamara nk'igihe kingana gute? Dusabe ni uw'Inyanza, Nzovu ni uw'Inyanza, aho byahura. Naho njyewe ndi uw'Imasisi, ntabwo ndi uw'inaha. Eka mbaye n'andi makuru, mwamenye ko ibyangombwa byanjye bigiye kuza. Oya se kubeshya ni byo kujya mu bindi bihugu. Oya, mu nkambi bampamagaye bambwiye ngo nzi mfata ibyangombwa byanjye njye kuri indege, baduhishishijemo. Bavuze ngo niba Trump yaze ko tujya muri Amerika, baduhitishijemo kujya muri Amerika. Amerika yo Trump yaranze. Uko byagenze mu nkambi Imama Miami ahandi twajyanye, batubwiye ngo Australia, Canada, Ubufaransa twemerewe kugenda. Oya se izina ry'Imana. Mbese wowe uzahitamo ikihe gihugu muri ibyo ngibyo? Twamutiramo Canada haba amafaranga se? Wakwigira Canada? Narasinye Amerika, Trump arabihagarika. Nujya muri Amerika se usize Dusabe ubwo bizagenda bite? Nako muri Canada baduhitishijemo ibyangombwa byanjye byaje mu nkambi. Yakabyaje? Byamaye. Kubeshya ni iki? Bavuze ngo niba Trump yabyanze bagiye kutujyana mu bindi bihugu. Akose mitemo Australia cyangwa nigire Norvège? Ese wakugire Canada? Hapana, Norvège hani karamano kwa mtuzi. Norvège nyayo. Norvège y'igihugu. Mwambara mukangira inama. Ariko reka kuri uyu munsi w'abakundanye tukiri aho ngaho nyine ndagaruka kuri ako kantu gatoto. Kuri uyu munsi w'abakundanye watubabare ukaturirimbira nk'akaririmbo k'urukundo, yenda iyo uri kumwe na Dusabe bari kumuririmbira. Za kumutima sheri wanjye, ndagufite kumutima webo
sheri wonjye sheri wanjye ndagufite ku mutima. nzabaze ko wapfubyemo umuhanzi ariko urumva ukuntu uri kuririmba witsa ndagufite ku mutima sheri wanjye ndagukunda ku mutima sheri wanjye. ako karirimbo gatende ndagukunda dusabe wanjye. oh wow ako karirimbo gatuye dusabe kuri Severance. nyamara byaga bikunda bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo aho yaciye ntabwo hajya haca urwango. ndatekereza yuko umuntu waciye uwo mugani ntabwo ari umuswa. dusabe wanjye ndagukunda sheri wanjye dusabe ndagukunda maibu sheri wanjye ndagukunda maibu mobe maibu sheri wanjye maibu. si dusabe ntabwo uri bwifuze kumubona. umunsi w'abakundanye ntabwo uri bwifuze kubona dusabe basi atakibasa akanyama. ngiye dusabe kuva igihe twabaniye aranze nakundaga inyama narahaga. oya reme ntabwo ngiye nshaka kuvuga byinshi. dusabe aranze nawe ndamuzi. ariko uratekereza nta mupaka uriho kuba wajya kumureba mukongera mukabonana wenda ukanamusuhuza kuri uyu munsi. oya ndamusuriza hano imbere y'abanyarwanda. ngiye dusabe simwanga nzamukunda kugeza igihe nzapfira. God bless you. murakoze cyane. uzamukunda waramutereranye ariko nanone ibyo avuga ni ukuri acyamukunda. aho yaciye ntihajya aca urwango. kwankunda se waje gutwata wese kwankunda ngo aramuhamagara yakaniko aramuhamagara yabaze amahoro. tubwira uri mukuru cyane ntabwo uri mukuru. wese wabuze amahoro wahamagarana. ngenda mufite uwo mpamagara yabuze amahoro. gatuma muvuga tuze ba warahubutse ngo ntabwo nyabona umuntu usuzugura. niba uri kameramani ugire ibikureba nawe ubutse gute ngo kwahukana. hari umuntu bita muzungu usigaye akuriye abantu bahukanye ngo yakoze icyo bita ngo wakiboye ngo gaze yarayitwaye we wakoze gaze ngo yarayisohokanye ndavuga yayirukanka ajya kuyibitsa mu baturanyi. nanjye gaze yanjye nayo yadusaka yamaye 10,000 pe n'Imana irahari. ndavuze ngo yarayitubwiye yavanyeho amazi ariko wahamagaye dusabe ukagira akajambo mubwira kuri uyu munsi. umunsi wa Severance rero muhamagara ugira akajambo umunsi ndawa umukobwa wanjye Divi ngwino Severance avuga ku itariki 14 z'ukwa kabiri n'ubundi ngwino umukobwa wanjye nabyariye muri Congo. abavuga ko utabyara ambere ku mwana wanjye dusabe nawe afite umukobwa. nanjye mfite umukobwa nguyu azagusumba abansuzugura. umukobwa wanjye nguyu Divine wanjye abazi ko nta mwana ngira ngo ntago mbyara ntago ndi papa. abantu rero bagenda bavuga umugabo utabyara bamwifurize kuri uyu munsi rero igihe cy'umupira. umukobwa wanjye rero icyo ndi bukugenere uyu munsi
cyo ndi bukwiyenere naye ugiye gukora mu mufuka ngo umuremere ayo washiriwe bakatinga washiriwe bakatinga washiriwe washiriwe ngwino hano washiriwe ngwino hano ngwino hano ngwino hano washiriwe manje tinwereza mwa ubu ni abari content washiriwe mbere ko washiriwe telefone yawe ntikora se mobile money telefone yawe ntikora kanayigurishije wayigurishije abagwangaye ntagiye mufite ngo ukinguye n'umukobwa wanjye none byariye muri Kongo yapfuye mu mutwe kare bibi ngaho iki mubwira noneho dusoza ikiganiro nubwo ndi umusinzi ariko uri umwana wanjye ndagufite nk'umwana wanjye ngo yereke ubwira abanyarwanda babwire ko ndi papa Divi kuri uyu munsi ni iki wabwira abantu bawe ku munsi wawe wa Severance ikintu nababwira umunsi mwiza w'abakundanye kuba bireba ariko uyu munsi bambaye imyenda isite sinanabikurikiye ngewe sinjya amenya ibyo ari byo uyu munsi bambaye imyenda imeze isa gute kuri kwireba bambaye imyenda isite ni ubururu n'umweru n'umukara ubururu n'umweru n'umukara wajyanishije najyanishije ubwo aba bafite abasheri bakundana abafite abasheri bambara umutuku n'umweru